ntuzigire na rimwe ubwira ibibazo byawe buri muntu wese, kubera ko 80% y'abantu bagiye kuba bakumva ibyo bibazo ugiye kuba wababwira ntabwo babyitayeho, nta nubwo bashaka kuba babyumva mu matwi yabo. Abandi 20% bishimiye ko ufite ibyo bibazo. Bityo rero ceceka, guhera uno munsi uhagarike gushakira ibyiza mu bantu, ahubwo utangira ushaka abantu beza mwakorana. Ufite gukora icyo ubona ari cyiza kuri wowe utitaye ku muntu uwo ari we wese, kubera ko nta muntu n'umwe ugendera mu nkweto zawe, buri wese afite ibibazo bye bimuhangayikishije. Nimba uzi neza ko ufite umutima ushobora kuwabwira umuntu ngo urakoze mu gihe uwo muntu agize ikintu agukorera, bivuze neza ko umutima wawe uba witeguye kuba wakakira byinshi n'ubundi. Ntuzigire na rimwe ureka ngo iminsi imibi ikumvishe ko waba ufite ubuzima bubi. Ntaho biba bihuriye, iminsi mibi iraza ikagenda ikabisa iyindi. Ntuzigire na rimwe wibwira ko washimisha abantu bose, kubera ko birashoboka cyane ko ushobora kwemera koko ukajya hasi, ukemera ko buri muntu wese agukandagira, ariko n'ubundi abantu ntibishime, bakumva neza ko utari flat, utameze neza, utaryamye hasi, batagukandagira neza. Abantu ntabwo bashima. Iteka ryose nimba ugiye kuba watekereza ku buzima, ujye wibuka ibi bintu. Ujye wibuka uko wakumva kose ko icyaha kiguhama ntabwo bizigera bihindura ejo hazaza. Uko wakumva ko icyaha kiguhama kose ntabwo bizigera bihindura ejo hawe hashize. Ariko nanone uko wakumva ko ufite ubwoba bw'ejo hazaza ntabwo n'ubundi bizigera bihindura ejo hazaza. Bivuze ngo urimo urata umwanya wawe w'ubusa. Buri muntu wese mu buzima bwawe ni umwarimu. Bamwe bazana isomo ry'urukundo bakaza banagufasha, ariko hari n'abandi baza baje kuba bakwigisha ibyo ugomba kuzirinda ejo hawe hazaza. Ntuzigire na rimwe wicuza ko wamenyanye n'umuntu runaka kubera ko aba yagusigiye ikintu ugomba kwiga. Uzabona isura ya nyayo y'umuntu mu gihe nta nyungu uwo muntu azaba akigufiteho mu buzima bwawe, nawe ntayo uzaba ukimufiteho. Icyo gihe nibwo uzahita ubona neza umuntu uwo ari we, akakwiyereka isura yewe yose. Ntuzigire na rimwe ukora mariage cyangwa se ushyingirwa utekereza ko ushyingiwe kugira ngo hagire ikintu kimwe cyangwa se ikindi ukora, ukabikora ari byo byonyine biguhaye influence, kubera ko ushobora gutungurwa cyane. Ugomba kumenya neza ko nta gihe gihagije ufite. Ugomba kubwira abo bantu ukunda ko uwakunda cyane, ndetse utabaho utabafite, kubera ko igihe ufite nyine kirabaze. Nimba nta na rimwe urabazwa ibibazo cyangwa se urahatwa ibibazo kubera ko ibintu wabikoze neza cyangwa se wabikoze nabi, bivuze neza ko ntabwo mu buzima bwawe urigira ufata umwanzuro munini ndetse muremure uhambaye. Ntabwo buri muntu wese ahari ku bwawe kuko babikubwiye banabigusezeranyije. Buri wese afite ibimuhangayikishije. Umuntu nakubwira ngo nyizera, ntuzamuhakanire ko utamwizera, ahubwo uzareba ibyo akora kuko nimba akwiye kuba yakwizerwa. Ntabwo bishoboka, ntibizigira binakunda ko uzakunda umuntu cyane kugira ngo nawe agukunde. Kenshi cyane ukunze cyane ntabwo ari we ugukunda. Ujye witondera amagambo uvuga cyangwa se ubwira abantu, kubera ko igihe wasohoye ijambo, icyo gihe kubera ko igihe wasohoye ijambo ribi, icyo gihe ushobora kuba wababarirwa, ntabwo rizigira ryibagirana mu matwi y'uwaryumvise. Mu buzima bwawe ubamo bwa buri munsi, ntuzigere ureka umuntu utaguha agaciro akumvisha ko nta gaciro ufite, kubera ko uwo muntu we icyo yishyizemo ni ukutaguha agaciro. Mu gihe uzi neza ko ufite agaciro, nta mpamvu y'uko umuntu yaza kubwira ngo nta gaciro ufite, kubera ko urabizi. Ugomba kwiha agaciro mu gihe n'abantu babona koko kutagakwiye. Nimba uyu munsi ufite ububasha bwo kuba watangamo ibitambo, ibintu ukeneye cyane, ukabitangamo igitambo nonaha nyine, ariko utitaye kuri ejo hawe hazaza, bivuze ngo rero nyuma ahazaza hawe iteka ryose hazaba huzuye ibigerageza n'ibikugora. Uzumva neza ko hazaza hawe hakugambaniye. Buri cyose ukora uno munsi gifite ingaruka.
aho kugira ngo ugire umuntu mukundana ariko uwo muntu aguhoza ku nkeke atuma iteka ryose umutima wawe urimo uradunda. Byaruta cyane uwo mubano ukawihorera ukaba singo iteka ryose ariko ufite amahoro yuzuye yo mu mutima, kubera ko igihe tubaho ni gitoya, nta mpamvu y'uko umuntu yakagutakarije igihe. Rimwe na rimwe mu buzima uba ufite kuvuga oya ndetse ukabyirengagiza, kabona n'ubwo waba ubona ikintu kiri aho ngaho cyangwa se cyakozwe kiguhama neza, ukabyihorera ubuzima bwawe bugakomeza. Ikintu cya nyacyo cyangwa se ikintu cy'ukuri n'ikintu gikomeye, ibyo bintu byombi aba ari ibintu bimwe. Ikintu urimo urakora uno munsi birashoboka cyane ko ejo kizakura cyangwa se kikaguteza imbere. Biranashoboka ko icyo kintu ushobora kuba cyabyara ibindi bintu byinshi. Kosa wakora ni ukwicara nta kintu na kimwe urimo urakora. Rimwe na rimwe mu buzima situwasiyo urimo izakomeza yisubiramo kugera igihe wize isomo ugakuramo isomo rihagije, nibwo iyo situwasiyo ishobora kuba yagabanuka cyangwa se igahagarara. Nta muntu n'umwe uzigera uguhana ngo nuko ugira uburakari, ariko uburakari ubwabwo buzaguha igihano ukwiye. Rimwe na rimwe kuba uri mukuri hari igihe bitaba ari ikibazo cyangwa se nta nicyo bivuze. Abantu mwirirwana bazaha ubuzima bwawe isura mu buryo burenze cyane uko ubutekereza. Abantu benshi baribeshya mu buzima, gusa rimwe na rimwe mu buzima hari igihe nta gisubizo cya nyacyo cyangwa se nta mahitamo ya nyayo aba ahari. Icyo uri bukore, uri buze kuba wafata umwanzuro, hanyuma uwo mwanzuro ukawukoraho. Wamara gukora k'uwo mwanzuro, hanyuma ugatuma uwo mwanzuro uba wa nyawo cyangwa se uba ukuri. Nimba mu buzima ufite ubwoba bwo kuba wakora amakosa, urababaje cyane, kubera ko n'ubundi bizarangira ya makosa uyakoze uko byamera kose. Nta muntu utinya amakosa. Umuntu ushaka gutera imbere aba afite gutinyuka amakosa. Iga ndetse umenye neza ko ugomba kuba wakishima, kubera ko nimba wizeye ko cyangwa se wizeramo ko inshuti zawe arizo zizatuma wishima, bizarangira ibyo ngibyo bikugize umunyantege nkeya, kubera ko nta muntu n'umwe ufite ibyishimo by'undi. Buri wese afite ibyishimo bye. Uburyo tubikontorora nibyo bidutandukanya. Ntabwo wakontorora ibyo umuntu runaka agutekerezaho. Bivuze rero nimba uzi ko ntacyo wabikoraho, ufite kubaho ubuzima bwawe ibyo gutekerezaho ukabyihorera. Ntabwo ibitekerezo byose ufite mu buzima biba bifite kuba byajya hanze. Hari ibitekerezo uba ugomba kugira ukabyigirira wenyine, ariko nanone ukabyigumanira, ntubisohore cyangwa se ngo ugire uwo ubibwira. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe tutaba dushaka ko ikintu kiba, ariko nanone tukacyakira kuko nta yandi mahitamo. Hari ibintu tutaba dushaka kuba twamenya, ariko n'ubundi bikarangira tubimenye ndetse tukabimenyera. Hari abantu tutaba dushaka kuba twahura cyangwa se ngo duhuze amaso, ariko nanone tukaba muri karitsiye zimwe. Ibyo utahindura urabireka bikagenda nyine ukabyakira uko bimeze. Uko umuntu yagerageza kuba yakwigisha isomo ry'ubuzima, ntabwo uzigera ubyumva. Uzabyumva ndetse ubisobanukirwe mu gihe wowe ubwawe unyuze muri iryo somo ry'ubuzima nyine ukabyumva. Birashoboka ndetse ushobora gutangira ubuzima bwawe ugahera kuri zero igihe cyose ushaka. Ushobora kuba watangira gukora icyo ushaka igihe nanone ushakiye. Ushobora kuba waba umuntu ushaka uzaba we ejo hazaza, cyangwa se ushaka kubaho uno munsi ukabitangira uno munsi aka kanya. Ujye witondera umuntu ukubaza buri mwanya, kubera ko uwo muntu niwo muntu ushobora kuba kwifuriza ikintu kibi. Umuntu ugushakaho amakuru menshi arenze akenewe, uwo muntu ntuzigere na rimwe umwizera. Ntuzigere na rimwe utangamo ibitambo bino bintu ngiye kuba nakubwira. Ubuzima bwawe, umuryango wawe, umutima wawe ndetse n'agaciro kawe, ibyo bintu ntuzigere bitangamo ibitambo. Iteka ryose ujye ureba iyo werekeje urimo uragenda. Ntuzigere ureba ahantu urimo urava, kubera ko aho urimo urava nyine urimo urahasiga. Nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kuba wahitaho cyangwa se ngo wakomeze hakumarira igihe. Rimwe na rimwe mu buzima ntabwo aba ari umuntu uhindutse, ahubwo ni uko uwo muntu aba avanyeho masike akakwiyereka neza uwo ari we.
nimba ugize ikibazo ukagishakira ibisubizo bikarangira bya bisubizo washakaga utabibonye, birashoboka cyane ko icyo kibazo atari cyo kuba cyakemurwa, ahubwo ari ukwakira uburyo kimeze nyine, kubera ko hari ibintu bitava mu buzima uko wagerageza kose. Ibyo bintu biva mu buzima ari uko bimaze kuba byakwigisha isomo bishaka kuba byakwigisha. Nimba ushaka kumva umugabo neza ngo umwumve, ikintu cya mbere uzarebe, ntuzigere ureba uburyo uwo mugabo agaragara cyangwa se uburyo yambaye, ibyo ngibyo ntuzigere ubyitaho, ahubwo uzitegereze uburyo areactinga mu gihe habaye ikibazo, kubera ko birashoboka cyane ko ushobora kuba wafekinga cyangwa se wabeshya uburyo wambaye cyangwa se uburyo ugaragara, ariko nta na rimwe uzigera ubeshya amarangamutima cyangwa se uburyo ureactinga muri situwasiyo runaka. Uburyo umuntu agufata cyangwa se uburyo umuntu agusubiza ntibizigere na rimwe bigutera ikibazo, kubera ko ni uburyo ameze nyine, ni uburyo areactingamo, ndetse nta n'ubwo wabihindura. Ujya uzabibone gutyo wigendera, icyo ni ikibazo cye, ntabwo ari icyawe. Igihe wakoze amakosa ntuzigere na rimwe wirega cyangwa se ngo wumve ko byacitse byayobye. Icyo ni ikimenyetso cya nyacyo cyerekana ko urimo uragerageza. Urukundo ntabwo ruba rukeneye kugira ngo umubano umare igihe kirekire ndetse umubano ukomeze kubaho wishimye. Ufungurira umutima umwe ndetse ukamwumva neza mukaganira, icyo cy'ingenzi cyane kiruta ibindi. Kabone nubwo yaba ari ibiganiro bikomeye cyangwa se ari byo mutumvikanaho, ukamuha umwanya akakisobanura. Nta kintu na kimwe mu buzima kigenda gutyo gusa, buri kintu cyose kiba gifite isomo. Uburyo uzasuzumamo umugabo imyitwarire ye, uzabisuzuma mu gihe uwo mugabo ari umukene cyangwa se ari down nta mafaranga afite. Mu gihe wafashe umuntu ukamuzamura ukamurenza cyane iyo agomba kuba yaba, ukamushyira mu nzego adakwiye kuba yabamo, nta kindi kintu azakora uretse gutangira kukurebera hasi nyine akakurebera ku rutugu. Buri buribwe bwose ugira bwagakwiye kuba butuma ukomeye. Buri muntu wese wakugambaniye, uwo muntu yagakwiye kuba yaratumye ugira ubwenge. Buri muntu wese wagutengushye yakaba yarakwigishije gutekereza neza ndetse ukitondera abo wizera. Buri kintu cyose gikuramo experience. Mu gihe washyingiwe umugore, ibihe byiza cyangwa se ibihe byiza mugirana mu rukundo n'ibihe bibi mugirana cyangwa se mwagiranye, icyo gihe ntacyo biba bikivuze. Muba mugiye kuba umwe, ibibi n'ibyiza muba mugomba kubisangira. Nimba abantu bagufata nabi, ntibizagutangaze cyane ko ari wowe watumye bagufata nabi. Uba ufite kwigisha abantu uburyo bagufata. Buri kintu cyose ubona mu buzima ntabwo kizigera kiba cyiza mu gihe utakyemereye ko kiba cyiza. Rimwe na rimwe hari ibyo ufite kuba wakemerera ngo byinjire mu buzima bwawe bigira ibyo bihindura. Icyo washegeye cyangwa se icyo wumva ukeneye cyane, hari igihe ataba ari cyo kigiye kuba cyagukemurira ibibazo, ahubwo kigiye kuba kimwe mu byongera ibyo bibazo. Rimwe na rimwe kutabona ibyo dushaka hari igihe biba ari umugisha, ariko twebwe tutabizi nk'abantu. Uko ugenda wikunda wowe ubwawe wumva neza ko wikunze, bizagenda bigabanya uburyo wita ku bandi ndetse n'uburyo ukeneye abandi, kubera ko uburyo umuntu ukenera abandi cyane ni uko babona neza ko we atihagije. Utazigera na rimwe wibeshya mu buzima ati kubera ko ubikira abantu amabanga cyangwa se inshuti zawe nabo bazabigukorera, bazakubikira amabanga. Ntabwo ari uko bikora. Ushobora kuba wabikira inshuti zawe zose amabanga ndetse amabanga ntunayamenye, ariko wowe wakibeshya ukababitsa ibanga rimwe gusa rinoroshye, ugasanga bahise barishyira hanze. Birakenewe cyane ko wakihindura wowe ubwawe kuruta uko wabwira undi muntu cyangwa se icyo ari cyo cyose ngo gihinduke. Banza wihindura ubwawe, ibindi ubyihorere, kuko numara guhinduka ibindi bizoroha kuba wabiha. Birashoboka cyane ndetse birakunda ko ushobora kuba wajya mu kintu runaka ukagikora neza ukabona ko nta makosa wakoze, ariko n'ubundi ugakomeza ugahomba, gutsinda bikanga. Icyo gihe ntabwo aba ari ukuri umunyantege nkeya, ahubwo icyo gihe aba ari ubuzima. Kugira ngo wihe amahoro y'imbere y'indani ndetse ayo mahoro akaba ari amahoro azamara igihe kirekire, uba ufite kutemerera abantu kugira ngo bagukontorore cyangwa se bakontorore amarangamutima yawe. Ibyo ukabikora kimwe cyane no kureka ibirori cyangwa se bimwe na bimwe bagutumiramo kugira ngo ntibibashe kuba byakomera
byakomeza kukwivangiramo, kubera ko ikintu cyose utakontorora birangira icyo kintu cyo kigukontroye. Mu gihe utatangiye ikintu cyangwa se utari mu nzira y'ikintu kugira ngo ugitsinde, ndakubwiza ukuri ko ntacyo uzigera ugeraho. Nta bitambo, umugabo biragoye cyane ko azigera agira icyo ageraho. Umugabo buri gihe aba afite gutanga ibitambo, akagira ibyo yigomwe kugira ngo agire ibindi abererekera bibeho. Ubuzima bwacu bujya hejuru cyane bukiyongera, bukagira ikintu bumara nawe, bukagira icyo bukumarira ndetse na famiye yawe, mu gihe hari ibyo twaretse bikagenda. Umugabo ufite icyo ashaka, umugabo abana be barimo bararira mu rugo, uwo mugabo azashaka uburyo agomba gukoramo ikintu. Ariko umugabo udafite icyo ahomba, uwo mugabo iteka ryose azashaka impamvu ibintu byanze, avuge neza ngo ibi byanze nyine, ashake excuse. Hari abantu mu buzima batazigira bagukunda uko wagerageza kose, batazigira bakwemera nyine. Nujya gusaba umuntu inama, bizagendera ku buryo ugaragara n'uburyo akubona. Azaguha inama bitewe n'uburyo ugaragara. Rimwe na rimwe biragusaba kugira ngo wambare neza, ugaragare neza kugira ngo ubeho neza. Ibibazo ku muntu utangira bizinesi si uko umuntu ibintu bye birimo biragenda gakeya, oya. Ahubwo buriya ikibazo ni ugufata intego ushaka kugeraho ndende, ariko ugacika intege utarakora n'akantu gatoya. Aho kugira ngo bigende gutyo, byaruta ukiha intego ntoya, iyo ntego ukayikoraho paka irangiye, ukajya wakiha indi. Kubera ko gufata intego ndende ndetse iri kure, rimwe na rimwe hari igihe bigora. Ikintu cyose ushaka kwakira, ujye uba nk'icyo kintu. Nimba ushaka urukundo, iga gukunda. Nimba ushaka kubwirwa ukuri, tangira wige kuvugisha ukuri. Nimba ushaka kubahwa, tangira wubaha abantu. Ushaka kwakira, nawe iga gutanga. Ntuzigire na rimwe urekura ijambo mu gihe uzi ko iryo jambo nta kintu rifite ribuze kuba ryakungura abantu. Iryo jambo ryuzuyemo urwango, ishyari, uburakari, amagambo ari bukomeretsa abantu. Ujye umenya neza ko ijambo ugiye kuba wasohora mu kanwa kawe rifite icyo rigiye kuba ryavuga, kandi icyo kigiye kuba cyavuga buri wese arabyumva mu buryo ashaka. Cyo witondera rero amagambo usohora. Ugomba kumenya neza ko ufite ubuzima bumwe ndetse ukaba ufite n'umubiri umwe mu buzima. Umubiri wawe niwe utuma ibyo ukora byose bibaho, niwe ubitse roho, niwe ubitse buri kimwe cyose cyawe. Ugomba kuwitaho neza, kubera ko ubuzima cyangwa se umubiri wawe icyo wawushyizemo nicyo uzaguha. Nta na rimwe umubiri uzawugaburira neza ngo ubureho kubaho neza. Nuwugaburira nabi, nawe urabyumva nyine icyo uzabona. Nimba umuntu ari gukomeza avuga mu kanwa k'iyo ngo arimo aravuga ukuri, ujye utekereza kabiri, uwo muntu bishoboka cyane ko ashobora kuba arimo arabeshya. Ntuzigire na rimwe ufata imipangu yawe ngo ishingire ku bitekerezo by'uwundi muntu, kubera ko uwundi muntu n'undi muntu nyine. Nimba udafite ikintu ukunze mu buzima bwawe, uba ufite kugihindura, kubera ko ntabwo icyo kintu kizigira cyihindura ku bwawe. Ntuzigire na rimwe ukora ikintu ku buryo icyo kintu nyuma umuntu nakikubaza bizagusaba kuba wamubeshya. Gutuma umuntu cyangwa se mugenzi wawe agaragara nabi imbere y'abandi ntabwo bizigera bituma uba mwiza cyangwa se ngo nawe ugaragara imbere yabo neza. Ibyo ukora nibyo bituma ugaragara neza. Kwishyira imbere muri buri kimwe ntabwo yabivuze ko wikunze. Urumuri rurirukanka cyane kuruta ijwi. Niyo mpamvu imwe abantu uburyo bagaragara biba bitagize icyo bivuga. Uzamenya neza icyo bivuze mu gihe umuntu yerekuye ijambo, nibwo uzahita umenya neza ngo uyu muntu ni uyu nguyu. Ariko mu gihe ataravuga, biragoye kuzigera umumenya. Rimwe na rimwe mu buzima uba ufite kuba wareka ibintu ukagira kwizera ko ibyo bintu bizakora. Jya ureka ibintu rimwe na rimwe bikeya bigende, ubeho ubuzima bwawe. Nimba ari byo kuba, bizaba. Ubuzima tubamo bwa buri munsi bwuzuyemo gufata risike umunsi ku munsi. Gusa nanone hari risike ufite kuba wakirinda mu buzima bwawe bwose. Iyo risike ni ukubaho nta kintu na kimwe ukora mu buzima. Wowe ubwawe ni wowe muntu uzabana nawe iteka ryose, igihe cyawe cyose cy'ubuzima.
guhera uno munsi tangira kuba wakikunda, ukunde n'ubuzima bwawe. Ntuzigire na rimwe uterwa ikibazo n'abantu iteka ryose baba bari inyuma y'umugongo wawe, kubera ko abo bantu nibo iteka ryose mu buzima bazajya bashaka amakosa, kabone nubwo nta makosa yaba ahari ariko bo bayashake. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu bibabaje ndetse biryana cyane bitwigisha isomo tutatekerezaga ndetse tutari tuzi neza ko dukeneye mu buzima, tukamenya ko turikeneye mu gihe ibyo bintu bikomeye byatwigishije. Byubaho wishimye ku giti cyawe, utazigera ushaka ko umuntu runaka ari we uha agaciro kubaho kwawe. Ntabwo bizigera bibaho. Nujya gukora ikintu ukabona nubwo bwaba ari ubwa mbere, ujye ugikora nkaho wigeze gukora icyo kintu igihe kinini cyashize. Ugomba kwakira impinduka nkaho ari amategeko, ariko ntabwo ugomba kwakira impinduka nkaho ari umuyobozi ugiye kuba wakuyobora. Uko iminsi igenda yegera imbere, ntabwo ubuzima ariko bugenda bworoha. Uba ufite gukomera cyane ndetse ukihangana, nta kindi ushoboye kuba wakora. Ibyo ukeneye cyangwa se ibyo ugomba kwihemba mu buzima, ntabwo ibyo bintu wagakwiye ubiganira n'umuntu cyangwa se ubinegosiyetinga n'umuntu, kubera ko ntabwo bikwiye nyine, n'ibyo ukwiye. Mwakoze kubana nanjye, mwumva gutegura nkanakugezaho ndi Oliver Regra. Tubarane mu biganiro bikurikira.